twongere tubasuhuza ati bakunzi ba Reyo yacu aho muherereye hose, twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza. Twizera ko iki gitondo cyakomeje kugenda kibabera icy'umugisha. Abantu basenga kuri uyu munsi, twizere ko mujya gusenga mumeze neza cyane kabisa, mukeye ku mutima, ariko kandi n'ababaye namwe mujye gusenga mwizeye ko Uwiteka hari icyo ari bubamarire. Kuri uyu munsi turaza gukomeza kugenda tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane ariko turibanda kuri match yabaye ku munsi w'ejo, match yari injyana muntu. Ni match yabaye ku munsi w'ejo, isigaye hari byinshi ikomeje kugenda igaragaza. Turi bukomeze kugenda tureba Juliet Meti yaba ari mu marembera muri ikipe ya Rayon Sport nyuma y'ibyabaye ku munsi w'ejo. Uwitwa Kadim Ndiaye ikintu bitizama ashobora kuzaza ryumva cyangwa se kumva ko azajya mu izamu, biramusaba kwizera gukomeye cyane, nkuko nyine abari bujye gusenga namwe mukomeza kugenda mwizera ko muzajya mu ijuru. Ntabwo ari byo gusa turi bukomeze kugenda tugarukaho, turaza kureba abakinnyi bakomeye kabisa, abakinnyi ku munsi w'ejo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda bavuga ati ariko aba bakinnyi Jean Fidele baduhereye amasezerano, bakomeza kugenda bavuga ati rwose abo bakinnyi bakeneye amasezerano. Muhireke vadaciye ku ruhande ati aba bajye gushakira ahandi, aba ntago bari ku rwego rw'ikipe ya Rayon Sport, aba ntago bakabaye rwose bari muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Ni byinshi turi bukomeze kugenda tugarukaho, ariko mbere ya byose reka tubanze dushimire Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ebana igikorwa bita rwose cyangwa se igikorwa remezo twakomeje kugenda tubona ku munsi w'ejo, stade Amahoro iri ku rundi rwego. Umuntu utarageze muri iriya stade reka mubwire ngo rwose waracikanwe, ni stade iri ku rundi rwego. Abantu baba bari Paris bari muri za stade za Paris Saint-Germain, abantu baba bari Old Trafford, abantu baba bari Santiago Bernabeu, abantu baba bari ahantu hagiye hatandukanye kabisa, reka mbabwire ngo ntacyo muturusha. Ubundi Twizeyimana Donatien akomeza kugenda avuga ati Rayon Sport nkunda nzagukorera, Rayon Sport nkunda nzakwamamaza, Rayon Sport nkunda kabisa. Akomeza kugenda agaruka kuri byinshi avuga ati yaba ku zuba ry'igikatu, ya mu mvura y'amahindu, Rayon Sport ngewe nzagukorera. Yani byinshi dukomeza kugenda tugarukaho, by'umwihariko kuri kandi subscribe, ariko kandi ukibuka gukora kunzogera. Reka nkubwire ngo tugiye kubana muri iki kiganiro, ariko kandi reka nkubwire ushaka kubana twe muri group yacu ya WhatsApp yitwa Reyo yacu, watwandikira kuri 0788465691 tukibanira muri group. Ni byinshi turi bukomeze kugenda tugaruka muri iki kiganiro, ariko nk'uko mubizi rwose, ikintu cya mbere duha agaciro hano kuri Reyo yacu, duha agaciro ibitekerezo by'abakunzi bacu. Akaba ariyo mpamvu tugiye guhera ku bitekerezo by'abakunzi ba Reyo yacu TV baba bakomeje kugenda batanga, abaciye muri comment dukomeza kugenda tubashimira, ariko kandi aba bakomeje kugenda banatanga ibitekerezo baciye no kuri WhatsApp yacu, namwe reka tubabwire ngo rwose abo kubaho. Reka dukomeze kugenda tureba ibyo bitekerezo abantu bakomeje kugenda batanga. Nyanzimena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi, cya Kirisitu umwami na Muhamedi, ngwino musore utsinda
utsinda agatsindagira. ubu ni Leo ati ngwino umusore utsinda akomeza kugenda kabisa aririmba byinshi. Reka duhere ku gitekerezo cy'uwitwa Salim niyo nkuru akomeza kugenda avuga ati Jean Fideli Nagazi Reyo koko iyaba ayizi yakabaye yiyegereza bariya bakire kuko we ategereje akimuhana, niyo mpamvu azajya ku isoko abandi baremuye bariya baherwe bo babanzaga kumena banke zabo akimuhana kakaza nyuma. Ubungubu yitwa Salem akomeza kugenda atanga igitekerezo. Uyu bamwita Nkurikiyimana Edson nawe kabisa igitekerezo cye twakibonye. Undi wagiye atanga igitekerezo yakomeje kugenda, nubwo nta zina rye nakomeje kugenda mbonaho, ariko reka mbansohoze kabisa. Ingabo z'u Rwanda ziri ahantu bita Ijuba, twizere ko mumeze neza kandi mukomeze kugenda mugubwa neza. Uyu nguyu ati umbabarire usome comment yanjye yose wenyine ati sorry, ntago ashaka ko iyi comment nyisoma kuri mikoro. Reka kabisa iyi comment yawe ndaza kuyisoma nitonze, mbanze nyumve neza cyane. Undi yitwa nawe ndi kubona ari Irakoze ati none se wanjye ubundi abakinnyi yasinyishije ibyanyabyo ni bande? Reka mubwire ko kugeza kuri iyi saha nta mukinnyi ikipe ya Rayon Sport irasinyisha. Uwo nguwo ati bamwita Umunaziri ati ntimwongere gushaka abafatanyabikorwa, mushake abakinnyi cyangwa tuzayiveho natwe. Ntago wabura umufana w'ikipe ya Rayon Sport. Kumva ngo umufana w'ikipe ya Rayon Sport yayivuyeho, ntago nzi umufana w'ikipe ya Rayon Sport wigeze ayivaho ngo nukubera ko ngo itaguza abakinnyi cyangwa nyine aho icyo gihe ubura umufana naga ubura umukunzi. Ariko Munaziri nizere ko ari ukwivugira, nizere ko utayivaho. Uwitwa Joseph Kofi guturuka Nairobi, twizere ko umusaza umeze neza cyane kabisa. Ati ejo yabajijwe urufaranga rw'abafatanyabikorwa nayo abantu biyemeje aho rwagiye arya indimi gusa. Uwiteka aratureba uko tubabaye n'amarira yacu azabadukiza bayivemo, kuko si yabo ni ya rubanda, bazayivaho isigare kuko sibo bayobora bwa mbere kuva yabaho. Ubamwita Ushimana Joseph Kofi guturuka Nairobi. Umunazira ati umva nta kizere ati Serumogo kwivumbura nta kibazo kuko ati muri serie muri transfer. Undi akomeza kugenda avuga ati uyu ni Kofi ati waramutse neza Jean Fideli ntacyo azageza kuri Reyo. Umuntu ukivuga ngo hari abavuga ko umwaka wagenze nabi, ni ukuvuga ko abona we nta kibazo, ahora yivugira ikipe y'abagore gusa rwose iyareka. Ati reka ndebe igitekerezo. Ati yivugira ko ikipe y'abagore gusa, ati rwose iyo areka uyu mukino ntawukine kuko n'ubundi n'uwo igitekerezo cyaje mbere avuga ati n'ubundi n'uwo gusebesha ikipe ya Rayon Sport. Yumvikane ko Kofi nta cyizere ku munsi w'ejo yari afite, akomeza kugenda areba akabona bikomeye cyane. Ati kabisa ati kumva abona byageze neza, ati nibyo koko naho dukura ko bamubajije iby'amafaranga. Ni ibitekerezo by'abakunzi bacu bagiye batandukanye bakomeza kugenda batanga. Uwo ni Kofi akomeza kugenda atanga kabisa ibitekerezo byinshi. Ati oya ntawakurenganya, tuza ntucike intege, gusa sinzi impamvu uritesha bariyo umutwe, gusa ikindi nge sinumva yanaza. Ubwo akomeza kugenda avuga Muhajiri ati sinumva yanaza, uwari ukenewe ni Ombolenga na Ishimwe, ariko na Ishimwe ntabwo yari akenewe. Njye nkimara kureba ku munsi w'ejo uwitwa Ganijuru uburyo yakinnye, njye nabonye na Ishimwe atarakenewe. Ati kandi Jean Fideli we nta cyizere namba. Umva uyu munsi avuga ko hari bamwe bavuga ko umwaka wagenze nabi, ni ukuvuga ko we abona yuko nyine ngo umwaka wagenze neza. Uyu nguyu ati nta kibonye igitekerezo cyawe, ariko nyine nta zina ndi kubona kuri ndi kubona. Uyu yitwa Uwamungu Emi ati kabisa ibyo uvuga ni ukuri, komera muhanzi mwiza. Ayakomeza kugenda agaruka kuri wa muhanzi wacu bita Twizeyimana Donatien. Reka tugaruke mu makuru yacu agiye atandukanye.
utisi na jyojyori n'abapolisi Kagere na Jacques nshuti ntibahusha. Reka tugaruke mu makuru yacu agiye atandukanye turacamo twihuta cyane. Ku munsi w'ejo bamwe mu bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda bakonfirima yuko rwose ari abakinnyi bagomba kubona amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport. Uwo turi buhereho bamwita Jackson Nanga. Uyu ni umuzamu wafatiye amakipe nka Maniema, afatira ikipe nka Dauphin Noir, afatira Under 20 ya Congo Kinshasa. Uyu akaba ari umuzamu wari uhagaze bwuma mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport, yasaga nkaho yaryemuye. Abasore nk'abakwitonda Alebaka bitwa baruboneka barateraga ariko bagasanga umusore rwose akadufatana n'abasuzuguye cyane, ubona ko ebana amashoti bateye nyine ameze nk'ayabana. N'umusore navuga ko kubwanjye ari umusore nakomeje kugenda mbona, wenda n'abandi mwakomeje kugenda muri aya match murakomeza kugenda mutubwira, ariko navuga ko ari umusore wari uhagaze buguma mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport. Abantu bose batashye bavuga ati aho twashyizeho vi, abantu bavuga bati Jean Fidel Uwayezu utegereje iki? Ko hano hari amakipe akeneye abazamu, ko hano hari abakipe aba yaje kwirebera nyine kugira ngo arebe ko hari tara n'undi yadutwara. Ati Jean Fidel Uwayezu utegereje iki? Bamwita Jackson Nanga, akaba ari umusore wakomeje kugenda yigaragaza ku munsi w'ejo. Reka tumuveho tujye ku wundi musore nawe ukomeje kugenda yitwara neza, bamwita Nshimiyimana Richard. Uyu nguyu akaba ari umusore w'umushinga nahe, akaba ari umurundi wari usanzwe ukinira ikipe ya Muhazi United, akaba yarayikiniye muri iyi season. Akaba ari umugabo wakomeje kugenda yigaragaza, akaba ari umugabo wakomeje kugenda agaragaza ko ari ku rundi rwego kabisa. Ku munsi w'ejo yambaye nimero 17. Abantu bakomeje kugenda bavuga bati kabisa uyu musore muri Mediane ahagaze neza cyane. Abantu bavuga bati uyu nguyu akwiye amasezerano muri ikipe yambara ubururu n'umweru, bamwita Nshimiyimana Richard. Reka tuve kuri uyu nguyu twekeze kundi muhungu wari gukina kuri kabiri, uyu bamwita Emmanuel. Abantu benshi nabo baravuze ati uyu mwana uko biri kose nawe akwiye amasezerano. Nawe yakomeje kugenda acimaka rwose, ubona ko kuri kabiri ameze nk'umuntu wari usanzwe uyikina. Ntabwo ari gusa akomeje kugenda wigaragaza ku munsi w'ejo. Wenda ngarutse kuba bafite amasezerano, umuntu kabisa bitaga cyangwa se wari basanzwe mu ikipe ya Sport bashaka amasezerano, Ganijuru Elia amasezerano arayakwiye. Abantu birwa bavuga ngo Christian, abantu birwa bavuga ngo iki, ufite Ganijuru Elia ukagira Bugingo Hakimu, ntabwo wakwirwa ukenera Christian. Ashatse bamureka akigira muri polisi rwose uwitwa Christian. Ni kimwe kandi n'uwitwa Niyonzima Olivier Sefu. Ku munsi w'ejo navuga ko Sefu ntabwo byagenze neza 100%. Sefu yari nko kuri 65%, kuko Sefu rwose ntabwo yatanze, ntabwo akiri bwa Sefu twari tuzi. Ni Sefu gusa nyine wagerageje gukina nyine agaragaza ko nyine akiri umukinnyi ukomeye, ariko ikintu nabonye ebana kabisa ahangaha uwitwa Lebitsa Ayabong, umutoza wa fitness mu ikipe ya Rayon Sport, arakenewe aze akamure uwitwe Sefu, ubundi yongera mushyire kuri rwa rwego twari tuzo Sefu. Ko Sefu yarabyibushye, Sefu nyine ubona yuko ntagaraba afite, ameze nk'umuntu nyine wamaze igihe ari mu bibazo. Ni umukinnyi wagiye mu ikipe ya Kiyovu Sport ntiyafitinga neza, ni umukinnyi wagiye mu makipe nka Kigali komeza kugenda nyine no mu mutwe ubona ko Sefu atigeze nyine yicara ngo atuze. Niyonzima Olivier Sefu akaba ari umwe mu bakomeje kugenda bakina ku munsi w'ejo. Witwa Julie Meti ubwo mwisemfa mu kibuga, kuko abandi witwa Kevin yakomeje kugenda nabigarukaho avuga ati rwose ati hari abakinnyi hano ubona yuko ati batanakwiye rwose kuba bari muri ikipe ya Rayon Sport. Ubwo ndavuga abandi bose basigaye nta kintu bigeze bagaragaza muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Witwa Julie Meti we ku munsi w'ejo ntabwo yigeze akoresha, ntabwo yigeze atoza, kubera ko yakomeje kugenda avuga ko yanze gutoza ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko yapanze ikipe ya 11 apanga abana bamwe Kayiranga Batista ya selectionniye abakinnyi aba Keve, abakinnyi ba senior bakomeza kugenda bambwira ati ibi ntago byakunda. Ni nyuma yuko nyine uyu ba Keve bakomeje kugenda bambwira ko bakunda mu bakinnyi bakiriye ku munsi w'ejo ngo abo yarepanze muri batatu, Keve na Mitima na Ganijuru, abandi bose yari yabicaje. Reka tubashimire tubabwire ko tubuze kubiza mu kiganiro cyacu kindi cya kabiri. Twizere ko mukomeza kubana natwe, Imana ikomeze kugenda ibarinda. Ciao ciao.